Mbega guhaga ruga jyana isane mu cyumba cy'ibintu wenda igihano cyagabanuka. Hake si Richard Buzo kweli ubona nduri isane kuriraho kugira ngo bigende twajye ureka guhohotera none ngaho byange igihano kiyongereye kandi nayo gahunda ntuze kuyikora. Cyo rere urimo gushaka kurya ibyo nasigaje? Oya ntabwo ndimo ndabirya. Ntabwo ndi gukora ubushakashatsi. Ese nabiryo wasigaje mwana ngo ibiryo ntago ari uko basaba. Erega ujye umenya ko ari nge minisitiri w'igikoni muri uru rugo. Basaba gute se nyakubahwa Kadogo? Nje bansaba bapfukamye. Kado ni ikimanyo jewe nibira boss biryo reka nagufashe shaho ahubwo na bya biryo nari ngiye kuguha ndabibuze nge ari boss ubyiye nge ukuvugisha ndi CEO wa company kavuge swagira ngo ubwenge bwawe bushuni yewe rega buzukuru ba Hitleri muze ndabona ko ruka nkukazi gashane bamfunga neza uzaguhamba shamuya. igihe kintu kamwenyura ruri kumwenyura nukuri Imana ishimwe nahoraga ntigira Imana uno mukuvuye mu bitaro neza nzuki koko utambeshye udusenga boss ngewe ngira ngo upfukame nukuri Imana igufashe boss mu byo gwera mpfukamisha nanjye musi namfuka namushenze bagakaza kubikaho ndabizi yabi ngoma kumwishyura fra ngiye tugiye gutangira urabara amasegonda 1 2 3 yana yimbwe tuma ntirira ifiriti sha irya nje ninde mwa uraho nyakubahwa Nzuki. ayiwe ubusaka kanyaciye umutima ku buryo ahita agahita gw'igihumure nakamanze nuzuze itanka ndere ko mbaza imbaraga zo kubyimba umuntu ukuri ngiye kumuterura muze kandi manyu ibiryo byanjye nukuri ngiye kumva ko umuceri bw'Imana yawe ibiryo byanjye shawu kandi nabyumvisha uraryoshye kandi wambwiye ngufashe nakubwira nukuri uraryoshye kanze ngukubitire inyana y'imbwa ngo ni manywa nyikosore mabuja narotaga Nyanya.